abasani bo mu Rwanda, aba influencer bo mu Rwanda bajyaje guhura na Speed yabamariye iki? First of all, nagira ngo mbigishe nirinze kuvuga ibi bintu kugira ngo ntabaca intege, wenda hari icyo ari bubamarire, ariko mu bigaragara Aisho Speed aza hano mu Rwanda nta ntego nimwe kugira umusani wo mu Rwanda cyangwa se content creator wo mu Rwanda yari imuzanye. Yaraje mu gihugu cy'u Rwanda kwirebera vibe z'abaturage basanzwe, mwe ntaho mwari mupanzwe. First of all, guys, nabonye buri kantu basaze baraye ku ma live, nabonye abo bita ba pirate, baga promoter, ba soti n'abandi barara banakoze ibiganiro, barara ngo banenga ngo aba content creator bo mu Rwanda ngo bahuye na Speed, ngese byabamariye iki, ngo byabahinduriye iki, ngo byabafashe iki mu buzima. Ariko twumvikane mani, ikintu cya mbere nubwo twaba nta kintu twakoze, byo byonyine kuba yaraje bakama welcome mu gihugu cy'u Rwanda, akabona ko mu bihugu byose amaze kujyamo natwe turi mu gihugu cy'ingenzi tuzi kwakira neza, yaba mu buryo bwa RDB mu micururize cyangwa se muri Visit Rwanda, hari icyo yagayininze. Sibyo tsiko twumvikana. Ahubwo se buri kantu niba nawe warafashijwe cyangwa se waratejwe imbere no kuzuka bangwa ye ugahebeba, twebwe tukaba twabonye Speed tukaba twagenda tukamoka kubera ko nawe amoka, bitwaye iki? Nyine bitwaye iki? Ku buryo ni mpamvu mbivuze ngiye mvuze ku ruhande rwanjye, kuko nanjye nabonye muvuga kuri live nge musikani ngo uyu mwana w'indobangeje ngo nawe ngo yaramotse, ngo ubunga ari mu bitaro ngo urubavu rwaye ruvuyemo, ariko naramotse. Ese wowe umuntu ugufana bibaye ngombwa ko nawe ahebeba, we byamumarira iki? Nkuko wavugaga ko kugenda kuri biriya nta kintu bimumariye. Niba umuntu ahabwa ikaze na perezida wa Kenya akamuha ikaze, wowe naho unyuze ukaba namutwara siba atamenya ko atambutse, bro, urumva ibyo ari ibintu bisanzwe? Ndabwira ubwo buri kantu, ndabwiraga promoter, ndabwira soti, abo bose n'abantu, nubwo yenda muri abadange ndanabubaha buri kantu, kuko ni mwebwe njya ngisha inama mu tuntu ukuntu umuntu yakora. Ariko namwe mwibuke ko ibintu mukora nyine ni ibintu nyine just nyine byo kwishaka, by'indonke, byo kwishakisha muri life, ukareba ko twese twabaho. Rero ibyo kuza kublaminga ngo Simarito ngo yamaze iki, ngo Chef Arsene yamaze iki, ngo Rio Gasana yamaze iki, ngo biriwe biruka ngo byabafashe icyabo bapongo yungu nabande nabarumi cyanange nabayowe Bogari. Ubuyowe Bogari bavuga ko yagayininze views 500 kandi biracyanakomeza bitahagaze kuri liliye ya Instagram bitari bisanzwe biba. Urumva ibyo bintu nta kintu bisobanuye? Urumva icyo kintu nta kintu bisobanuye? RDB nta kintu biyimariye. Kuba umuntu yaraje aje gusura igihugu agasura ahantu hose akabona ni sawa, noneho n'abantu bakamwereka urukundo. Urumva ibyo bintu nta kintu bimaze. Aya izo live mwarayo za TikTok nabumvaga, ariko namwe mujye mugira yego, wenda twese dufite uburenganzira, ngomba kubaha umuntu ufite ibyo akora kandi wanabonye amahirwe mbere. Ariko nyine nawe tekereza mbere utaraza, kandi aho uri wibuke ko hari n'abandi bashaka kuhagera, kandi nawe uburyo wajemo urabuzi, wagerageje buri kimwe cyose. Rero sinzi ikintu kiba ku basitari mu Rwanda, umuntu yabona amazi kugira akantu abwira akaba yumva ko ari we ntumwa ya rubanda cyangwa se ari ugomba kuvugira rubanda. Tuvugisha ukuri kuri audience isanzwe, ibi bintu nta kintu byamaze, nta kintu byamaze. Kari uko wajemo protocole nyinshi wenda kumufatisha ntibibe byakunda, abo babonsa bo mu Rwanda bakanabizanamo ibintu by'intambara bakajya bakabya, nubwo nabo byarangiye babajugunye. Aya nigaye kabisa ya